iyo ibiganiro byatangiye kubura mu rugo aba ari sign yuko ubu rugo rugomba gusenyuka. Rero ku bantu abakunzi banjye, abakunzi mu nkunda, ndabasabye mbinginze, niba uri umugore menya ko ugomba kuganiriza umugabo wawe, niba uri umugabo menya ko ugomba kuganiriza madamu wawe, niba hari ikintu ubonye kitagenda neza mu rugo mubwire ati nkeneye yuko turi buganire. Nabikwangira ugerageze uvuge ati uko byagenda uko ariko kose uyu muntu turaza kuganira, kuko nituzaza kuganira haraza kuba ibibazo. Sinzi niba muri kubona muri kino gihe nduva ari mu mezi ashize mu gihugu cy'u Burundi hariho umugabo yishe umugore we. None mu Rwanda ejo bundi naho hari umugabo none yishe umugore we. Ibi bintu reka mbabwire ikintu, ngiye nakurikiye ama video menshi abantu bari kunyoherereza n'utu video dutoya bari kunyoherereza, ko ntabwo nigeze mbona umwanya wo kwicara kugira ngo numve nicare ndebe video yose, ariko nasanze mu rugo rwabo haraburaga ibiganiro. Uwashakaga ibiganiro wese byarangaga, ugasanga umwe arashaka gukandamiza undi mu rugo. Ariyo mpamvu agira gute, kandi n'ibyaho ngaho mu Burundi nanone niko nabwo nabyumvishe. Urumva ko ibiganiro bakenewe mu rugo. Ariyo mpamvu nyine mu byukuri umuntu aricara mu nzu agaceceka ntagire icyo avuga, umugabo akicara mu nzu agaceceka ntagire icyo avuga, wamuvugisha akakuvugisha, umugore akicara mu nzu ntagire icyo avuga, wamuvugisha akakuvugisha, ariko afite ibindi mu mutima we. Kubera ko kugira ngo umuntu azagere kuri ya tape yo kuvuga ati ngiye kwica umuntu. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza murisanga. Hello, amakuru yanyu muraho, murakomeye, nizere ko meze neza abakunzi ba Chantal Hakiza. Ndabashuje kuri uyu mugoroba w'iwacu butangiye kwira. Uyu mwanya ndi recordinga video ni 2:54. So rero uyu munsi ni umunsi wo kwa kabiri, nagiraga ngo nze mbaganirize mbere, ariko yuko mbaganiriza ndi Chantal Hakiza. Ndi mama w'abana batatu, ndi mariye, maze imyaka 14 nubatse, ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, niho Imana iturinde ngiye n'umuryango wanjye. Rero uyu munsi wo kwa kabiri nagira ngo nze mbaganirize, mbanyuriremo muri makeya ibyo tuba twaganiriye kuri groupe, abatiri muri magroupe, ariko no wifuza kuyizamo nawe ntacyo bitwaye. Mfite groupe y'abifuza kurushinga, nkagira groupe y'abubatse. Niba ushaka kuyijyamo shyira muri komanteri uvuga ati ngewe ndubatse ndashaka kujya muri groupe nitwa kanaka, ntacyo bitwaye turagushyiramo. Hanyuma wifuza kurushinga nawe andika hasi uvuga ati ndi umusore cyangwa ndi umukobwa nifuza kurushinga, mushyire muri groupe. Ubwo hagati aho ngaho tuhita tumenya aho tugomba kugushyira. Ubwo rero Imana ikomeze kubampera umugisha. Rero ku munsi wa kabiri tuganira ku bintu bijyanye na communication. Ku munsi wa kabiri tuganira ku biganiro ibiganiro hagati y'abashakanye. Ubundi ibiganiro hagati y'abashakanye ni ngombwa cyane ndetse kubera ko iyo umugore n'umugabo baganiriye ku kintu batumva mu rugo bagerageza kuba bagikemura, ariko iyo bataganiriye ibintu byinshi mu rugo birapfa kubera ko bataganiriye. Rero wa mugabo uri kunyumva muri uyu mwanya, wa mugore uri kunyumva muri uyu mwanya, utumva kuhereza umugore wawe ijambo ngagira icyo agomba kukubwira mu rugo, cyangwa uhereza ijambo umugabo wawe kugira ngo agombe icyo agomba kukubwira mu rugo, kubera ko noneho kuva natangira kwigisha bino bintu by'ingo nasanze kuri kote zombi hari utumva ko bashobora kuba baganira, yaba abagabo yaba abagore bose noneho barahari. Mbere nagira ngo nabagabo gusa bonyine batajya bemera ibiganiro, ariko nasanze n'abagore hariho n'abagore batemera ibiganiro so rero ni byiza cyane niba umugabo wawe hari ibintu ari gukora ubona atari byiza, ni byiza kumusaba umwanya, tisheri ndashaka ko tuganira. Bitabujwe yuko ushobora kumubwira ati ndashaka ko tuza kuganira, akanabikwangira ko muri buze kuganira.
ariko mu by'ukuri wagerageje ugomba kugerageza uko ushoboye ko ariko kose ko ntabwo uri bane mu nzu n'umuntu utavugana nawe. Hariho abantu bari kubana mu nzu, umugore n'umugabo, umugore yinjira akicara hariya n'umugabo nawe akinjira akicara hariya, ugasanga nta biganiro biri hagati yabo. Rero ubwo rugo ruba ruri kugira gute, ruba mu marembera, fete niko nkunda kubivuga, ruba mu marembera kubera ko urugo rwose rutagira ibiganiro rurasenyuka. Akenshi iyo ibiganiro byatangiye kubura mu rugo aba ari sign yuko ubu rugo rugomba gusenyuka. Rero ku bantu abakunzi banjye, abakunzi mu nkunda, ndabasabye mbinginze, niba uri umugore menya ko ugomba kuganiriza umugabo wawe, niba uri umugabo menya ko ugomba kuganiriza madamu wawe, niba hari ikintu ubonye kitagenda neza mu rugo mubwire ati nkeneye yuko turi buganire. Nabikwangira ugerageze uvuge ati uko byagenda uko ariko kose uyu muntu turaza kuganira, kuko nituzaza kuganira haraza kuba ibibazo. Sinzi niba muri kubona muri kino gihe nduva ari mu mezi ashize mu gihugu cy'u Burundi hariho umugabo yishe umugore we. None mu Rwanda ejo bundi naho hari umugabo none yishe umugore we. Ibi bintu reka mbabwire ikintu, ngiye nakurikiye amavideo menshi abantu bari kunyoherereza n'utuvideo dutoya bari kunyoherereza, ko ntabwo nigeze mbona umwanya wo kwicara kugira ngo numve nicare ndebe video yose, ariko nasanze mu rugo rwabo haraburaga ibiganiro. Uwashakaga ibiganiro wese byarangaga, ugasanga umwe arashaka gukandamiza undi mu rugo. Ariyo mpamvu agira gute, kandi n'ibyaho ngaho mu Burundi nanone niko nabwo nabyumvishe. Urumva ko ibiganiro bakenewe mu rugo. Ariyo mpamvu nyine mu by'ukuri umuntu aricara mu nzu agaceceka ntagire icyo avuga, umugabo akicara mu nzu agaceceka ntagire icyo avuga, wamuvugisha akakuvugisha, umugore akicara mu nzu ntagire icyo avuga, wamuvugisha akakuvugisha, ariko afite ibindi mu mutima we. Kubera ko kugira ngo umuntu azagere kuri ya tape yo kuvuga ati ngiye ngiye kwica umuntu mwabanye imyaka ingahe, ukavuga ati ngiye kumwica, ni ukuvuga ko ni kwa kundi uvuga ati do you know what, uko byagenda uko ariko kose yaba n'abana babimfubye, ariko uyu muntu unkorera bino bintu ngomba kumurangiza. Ukumva ugasanga harimo ubugome kandi muri mariye. Rero ubundi normalement abantu bari mariye ntago byakagombye kugenda gutyo, ntago byakagombye kugenda gutyo kugeraho mugomba kwicana. Hari ikintu mwagomba kwicara mukakiganiraho kubera ko umwe hagati yanyu yabyanze kuko muri buganire. Murumva ibintu biri gutera muri kino gihe. Abantu benshi babinyorezaga kwambwira ati Chantal reba uri kwigisha ibyingo, reba ibintu biri kuba n'iki byose. Rero nge nasanze ari ikibazo hari cya communication, nicyo nta kindi, hari ikibazo cya communication. Nakandi nabo abandi nababwiye ba mbere nabwo icyo kibazo nicyo cyari gihari. Hariho abantu badesida rwose, umugabo akaza akamuvugisha nk'umugore, umugabo akaza akamuvugisha, sheri ndashaka ko turi buze kuganira, hari ikintu tugomba kuganiraho gatoya, ngomva mu matwi. Can you believe it? Umugore ushobora kuvuga ngomva mu matwi. Eske ubundi normalement Imana yadusabye kuganduka abagore, Imana yadusabye guca bugufi. Ni gute waca bugufi ubwira umugabo ngo rakuve mu matwi? That's so sad. Ubundi iryo jambo nkunda kuryumva kuba abagore benshi no bakunda kurimbwira, bambwira ngo abagabo babo barababwira ngo numve mu matwi, ubwo burofa bujyana aho hirya, reka kumvumira amatwi. Ariko noneho nasanze hariho n'abagore bameze gutyo. Rero ingo muri kino gihe zirababaye cyane, kandi noneho byongeyeho ikintu kiri kuzibabaza kurusha ibindi byo byose, abantu bari kubana mu nzu bagaceceka tututu. Umugore agaceceka akanga kugira icyo abwira umugabo we, umugabo agaceceka mu nzu akanga kugira icyo abwira umugore we, kandi hari ibibazo bafitanye mu rugo. Rero abakunzi banjye, bakunzi ba Chantal Hakiza, ndabasabye mbinginze, mwebwe mwaje kundeba hano, mwebwe mu nkurikira ku isi yose, ndabasabye mbinginze, niba wubatse uri umugabo mu rugo, uri umugore mu rugo, ndagira nkusabe ikintu, nubona ibiganiro byanze mu rugo ko kugira ngo bizagere muri iki gihe barinda kwicana mu rugo, ndagusabye ngo uzagire ku mavu umugabo wa umusengere. Umugabo wawe umusengere mbere yuko umugeraho, Imana izaba yamaze kumugutegurira. Imana ishobora byose. Ndagusabye wa mugabo we, ndabizi ko kubagabo biraza kubagora rwose, ntago bashobora kubishobora, ariko buri gihe nkunda kubwira abagabo, nk'umugabo ari muri iyo situation, ndabwira ati wa mugabo reka nkubwire ikintu, uyu nguyu ni umutwaro wawe, uyu mugore ni umutwaro wawe. Nukuvuga ko niba waramushatse mugashaka aramwumvikana,
nyuma yaho bikaza guhinduka. Musengera Imana imuguhindure muri cya gihe uza kuza kumugeraho, Imana ibe yamuguteguriye. Mureke kwihagararaho ngo ni kubera ko muri abagabo ngo ntabwo mushobora gusengera abagore ba ngo njya ku mavi nsengera umugore. Yes, nose ko umugore ajya ku mavi gusengera. Imana yabasabye gukunda abagore banyu. Ubundi ukunda uramuganiriza, ukunda umwitaho. Natwe Imana idusaba kugira gute? Kuganduka. Rero burya umuntu wari we wese ugandukira, wubaha niki byose, unamwemera n'ibiganiro. Niba ashaka ko muganira, umwemera ko mugomba kuganira, ugaca bugufi nk'umudamu mu rugo. Rero ndabasabye mbinginze mukomeze ibintu by'ibiganiro mu rugo cyane cyane kurusha ibindi byo byose biri mu rugo. Ndagira nkubwire ngo nubuganiriza umugabo wawe cyangwa ukaganiriza umugore wawe, muzagera kuri byinshi hamwe, kubera ko uzamenya ibitagenda mu rugo, uzamenya ibigenda neza, uzamenya ibigenda nabi. Ibyo bizagera gute? Bizazamura urugo rwanyu rugera ahantu kure. Niba ushobora kuba hari icyo wakongeraho, niba hari icyo ushobora gukomantinga muri komanteri, nta kibazo, komantinga igihe cyo cyose. Ngewe komanteri zose ndazisoma, yaba kuri YouTube, yaba kuri Facebook, yaba kuri Instagram, kuri TikTok, hose komanteri ndazisoma, kandi komanteri mbonye ko ari ngombwa ndayisubiza. Ubwo rero Imana ikomeze kubaho umugisha. Ndabifuriza kuganira cyane 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 mu rugo rwanyu, mugashyira ibintu by'ibiganiro mu rugo rwanyu bya mbere bikaba bya mbere. Ni ukuri kw'Imana, kandi muzabibona ko Imana izagaragara mu rugo rwanyu. Urugo rwanyu ruzahora ari umugisha, abana banyu bazahora bishimye kubera ko babona mama na papa bishimye. Ariko uzi kugira ngo abana bakurira ahantu mama na papa bataganira, nabo birabagira gute? Nabo bibagira ahantu, nabo birabangiza. Ntago muri kwangirika mwego uko muri babiri gusa, ahubwo nabo bana mwazanye ku isi nabo bari kwangirika. Ubwo rero Imana ikomeze kubaho umugisha. Ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza nk'uko bisanzwe. Bye bye.